Nk'uko bisanzwe buri wa 23 Ukuboza abana bahurira hamwe bagahabwa Noheli ariyo bita Noheli y'abana. Kuri ubu Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda Arkiyepiskopi wa Kigali yari yatumiye abana bose bo muri Arikidiyoseze ya Kigali, maze abana baturutse hirya no hino muri paruwasi zigize Kigali bahurira ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe muri paruwasi ya Kabuga. Umunsi watangiranye morale itandukanye y'abana, ubona ko bishimiye umunsi bari bagenewe, ubona ko bakereye ibyo birori kandi ko bafite amatsiko. Uwo munsi udasanzwe bibuka ivuka ry'umucunguzi Yezu Kristo, kandi bakanibutswa ko nawe yabaye umwana nkabo, kugira ngo nabo bumve ko nibakura bazigirira akamaro kandi bakakagirira n'abandi. Ngagirira sida na depite ngo nanjye nzaba mukuru, ngo nanjye nzaba mukuru. Byatinze maze umushyitsi mukuru wari utegerejwe n'imbaga y'abana n'ababyeyi ndetse n'abarezi, tutibagiwe n'abiyeguriye Imana batandukanye, arahagera. Byari bisobanuye ko ibikorwa byose bigiye gutangira. Ntihaciye akanya kanini rwose, nk'uko bimwe mu birori biryoheye amaso imbaga nyamwinshi bitegereje, umutambagiro w'abatorewe umurimo wa ritari unezeza benshi wahise utangira. Nyuma y'umutambagiro uryoheye ijisho, hataho intangiriro y'igitambo cy'Ukarisitiya cyayobowe na Nyiricyubahiro Arkiyepiskopi wa Kigali. Bana muhaguruke, ngubu murekeze imitima yacu kuri Nyagasani, kwinjira mu isengesho nk'uko watangiye. Ngubu ni ukuvugana n'Imana gusa. Abana murabyumva, ngubu imitima yanyu ni kuyerekeza ku Mana, gahura na Yezu Kristo muri iki gitambo cy'Ukarisitiya, tumutura ibyishimo byacu byo kwakira umwana we Yezu Kristo wavutse hano ku isi, agatera ibyishimo byinshi. Ibyo byishimo rero twaje kubasangiza, ariko tubanze dutegura imitima yacu. Yesu watuvukiye ahinguka mu mitima yacu, uko dusukura mu nzu, tugakaraba, tukamesa imyenda, tukayitera ipasi. Yesu ahingukira mu mutima. Tubanze rero dutegure umutima wacu kugira ngo
ashikire mu mutima usukuye. Icyanduza umutima wacu murakizi, icyanduza umutima wacu murakizi ni icyaha, ariko Yesu aratugukiza. Mucyo rero tubanze tumusabe imbabazi z'ibyaha byacu, aho twacumuye ku Mana, tutubaha ababyeyi, kugirira nabi bagenzi bacu, inabi yose tuyisukure imitima yacu. Yesu asukire mu mutima wuje neza isuku. Banze rero dusabe imbabazi z'ibyaha byacu. Nemeye imbere y'Imana ishobora byose uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mumuhe mwese, ingiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahora witeka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Imujyana amahoro ya Kristu. Nyuma y'igitambo cy'Ukarisitiya habayeho gutanga umwanya ku bashyitsi batandukanye bitabiriye ibyo birori. Ijambo ry'umwana wavuze mu mwanya w'abandi bana niryo ryabimburiye abandi bahawe ijambo. Ineza Gaju Juliette waturutse muri paruwase ya Rushubi yavugiye abandi bana. Yashimiye nyiricyubahiro Karidinali wabahurije hamwe ngo basangire ibyishimo. Uyu mwana kandi yagaragaje bimwe mu bitandukanye bituma ubutumwa bwabo butagerwaho neza, harimo ikimbirane, intambara, ubuzererezi ndetse no kuba insengero basengeramo zifunze maze ntibagere aho babasha gusengera biboroheye. Gusa yagaragaje ko nubwo hari imbogamizi zitandukanye, biyemeje kuba nk'abana b'i Betelehemu bagakora ubutumwa bwabo bwo kwamamaza umukiro n'ubuzima bakesha wabitangiye Yezu Kristo. Antoine Karidinali Kambanda Arikiepiskopi wa Kigali, banyakubahwa abasaseridoti, banyakubahwa abihaye Imana, banyakubahwa abatumirwa mwaturutse mu nzego zinyuranye, nshuti z'abana mwaduherekeje, namwe bana nshuti za Yezu Kristo akuzwe. Mbere ya byose ndagira ngo mumfashe dushimire Imana yatumye duhurira hano ngo duhimbaze Noheli y'abana.
turabashimira ko mwitabiriye uyu munsi w'ibyishimo bya Noheli itwibutsa ivuka rya Yezu. Ariko by'umwihariko turashimira karidinali wacu waduhurije hamwe ngo dusangire ibyo byishimo. Padiri umuyobozi wa komisiyo y'abana muri Arikidiyoseze ya Kigali ubwo yari afashe umwanya yashimiye abantu batandukanye mu bikorwa bitandukanye bifasha abana bakora, maze anibutsa insanganyamatsiko y'uyu mwaka, maze anasoza abifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ndagira ngo dushimire cyane inshuti z'abana zifasha zikatuba hafi, zigafatanya n'abapadiri mu maparuwasi anyuranye kwitegura ese twigisha neza ijambo ry'Imana. Tubashimire n'amashyi n'impundu. Turashimira cyane ababyeyi bitangira bakanita ku burere bw'abana. Insanganyamatsiko y'umwaka w'ubutumwa twahisemo kugenderaho mu kwibutsa ababyeyi inshingano yabo yo kurera abana, cyane cyane ibijyanye n'uburere bw'umutima, uburere bwa roho. Insanganyamatsiko iragira iti umuryango wacu ishuri ry'ukwemera. Abana bakabwira ababyeyi bati dutozwe inzira y'ukwemera tukiri bato, tuzakura tukirimo. Ni amagambo dusanga mu gitabo cy'imigani umutwe wa 6 ku murongo 22, aho umwanditsi w'igitabo cy'imigani agira ati nutoza umwana inzira y'ukwemera azakura akirimo, inzira utoje umwana akiri mutoya ayigakura kandi n'umusaza akirimo. Twashimira cyane rero imiryango y'abakirisitu bitangira cyane kurera abana mu rugo, kuko urugo niyo kiliziya ntoya, kandi muri uno mwaka tuzibanda cyane ku muryango. Abana tugomba rero kubitaho cyane kuko niyo fondasiyo kandi nibo kiliziya y'ejo hazaza. Ubutumwa bw'abana dukora muri Kigali, mu farasi zose za Kigali, twita cyane akoroba k'abana, twita kuri misa z'abana, patronaje, forumu z'abana, rekambi biblike, ndetse tukanakora ingendo nyobokamana zinyuranye, haba Kibeho ndetse n'ahandi hanyuranye abakirisitu bakorera ingendo nyobokamana. Nshimira abakirisitu, inshuti z'abana, abaparina, abamareni dufatanya ubundi butumwa bwose kuva ku muryango remezo kugeza ku rwego rwa diyoseze. Ndashimira kandi n'abandi bifatanya natwe muri ubu butumwa, dushimira cyane ikigo cy'igihugu gishinzwe kurinda no kurengera umwana NCDA, ibigo binyuranye byatufashije cyane gutegura Noheli y'abana, ndetse no mu butumwa bunyuranye mu maparuwasi hirya no hino aho ibyo bigo bikorera bafite ubutumwa. Turashimira cyane iparuwasi ya Kabuga twakiriye ikakira Noheli y'abana. Turashimira cyane kandi ubuyobozi bw'ingoro impuhwe z'Imana ni Kabuga ko batwakiriye kandi bagutegura neza uyu munsi. Bajya muri za mashini nabo tubashimire. Bajya twajya dushimire karidinali dutumiye gusangiza Noheli uyu munsi, tumushimire cyane amashyi n'impundu. Mu myaka 3 ishize tumaze igihe duhimbaza Noheli y'abana. Twabanje kuyimbariza muri paruwasi ya Kicukiro, ubu tuyimbariza paruwasi ya Gahanga, ubu none twayimbaje paruwasi ya Kabuga. Ikigaragara cyo nuko abana bitabira kugera ku kigero cy'abana 10,000. Ubu ngubu ndahamya yuko abana dufite hano bagera ku 8,000 n'10,000 baturutse mu maparuwasi anyuranye agize diyoseze yacu ya Kigali. Ndagira ngo nshimire cyane rero abapadiri baherekeje abana, dushimira ababyeyi baduhaye uruhushya ku bana, dushimira itangazamakuru ryabanye natwe, dushimira korali yaririmbye kuri Gatolika Rutongo, dushimira bose babayanga kugira ngo tuje igende neza ndetse n'abayobozi bo kuri bakaza kugenda neza. Turasaba kandi ko n'icyubahiro karidinali umushumba wacu buri mwaka ajya tugenda umwanya nk'uyu nguyu wo gusangira Noheli, ubwo n'ubutaha nabwo twiteguye ko azaduha ubutumire tuzitabira, kandi abana gushimisha gatuma dukura neza tunyuze Imana n'abantu. Mwese rero Imana w'umugisha, abana mugire Noheli nziza kandi muzagire umwaka mushya muhire, muzagire umugisha w'Imana. Murakoze.
Mu ijambo nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda yagejeje ku bitabiriye, yashimiye abatandukanye, ashimira kandi abana bagejeje ijambo ku bandi bana bitabiriye ibyo birori. Yibukije abari aho ko na Yezu yakundaga abana kandi ko Yezu yatanze urugero ko bagomba gukunda abana nk'imwe mu mpamvu yatumye batumira abana maze bakabahuriza hamwe. Mu ijambo rye kandi yanibukije abana ko Imana ibakunda maze bagakomeza kuyizera ko bemera urukundo rwayo. Anasoza abibutsa ko barinzwe, ko bagomba gukundana, ndetse anabibutsa icyo gukunda umuntu ari cyo. Garagariza bagenzi banyu urukundo, kuba abahamya b'urukundo rw'Imana, kandi muhereye mu rugo ku babyeyi. Twakwemera rero duhera mu rugo, tukemera Imana bidukunda, natwe tukayikunda kandi tugakunda bagenzi bacu. Ubutumwa bwanyu rero ni kuba intumwa ku bandi ko Imana ibakunda. Kristo Yezu akuzwe. Mube intumwa ku bandi bana, mubabwira ko Yezu abakunda kandi abifuriza kuzagira Noheli nziza. Ubutumwa ku babyeyi, hari abana bajya bakora ubutumwa ku babyeyi bakabona batarahabwa amasakaramentu, bakabaza impamvu, bagasanga ababyeyi bakeneye kugarukira Imana. Hari abana bajya bazana ababyeyi bajya bashishikazwa n'abana kugira ngo bagarukire Imana, bohora abana bashobore guhabwa amasakaramentu. Mu ishuri, mu bikorwa by'urukundo, gutoza bagenzi banyu nabo isengesho n'ukwemera. Babyeyi rero, nk'uko insanganyamatsiko bivuga, umuryango ni ishuri ry'ukwemera. Babyeyi, barezi, inshuti z'abana, Kristo Yezu akuzwe. Kristo Yezu akuzwe. Ubu ngubu ndabwira ababyeyi, abarezi n'inshuti z'abana ngo mu muryango mutoze abana ukwemera. Ukwemera gutangirira mu rugo. Iyo umwana amenya Imana, akamenya urukundo rwayo, akayizera, akura ari umwana mwiza. Nicyo rero tubifuriza kandi tubasabira. Kristo Yezu akuzwe. Muzagire rero Noheli nziza kuri mwese, Noheli nziza mu ngo zanyu, ku babyeyi banyu, Noheli nziza kuri mwese. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mu ijambo kandi ryakurikiwe n'ikinamico igaragaza iby'ivuka rya Yezu mu ncamake. Umumarayika wa Nyagasani yabahishuriye ko muri ako karere havutse uruhinja ruryamye mu kavure, kandi koko ibyo byari ukuri. Nuko ako kanya inteko y'ingabo zo mu ijuru yifatanya na wa mumarayika. Murabona ko abamarayika rwose bifatanyije n'umwe waje kuvuga ko Nyagasani yavutse. Basingiza Imana bavuga bati, ubushorishori bw'ijuru kandi no munsi abantu ikunda bahorana amahoro. Imana nisingizwe, ubushorishori bw'ijuru kandi no munsi abantu ikunda bahorana amahoro. Imana nisingizwe, ubushorishori bw'ijuru
banyuzwe mu bushorishori bw'ijuru abamarayika bafite ubutumwa babibwiwe ko bagomba kujya mu kuramya Yesu bakamuha icyubahiro n'ikuzo nyagasani Imana akwiriye. Nuko abashumba nabo bajya inama bati icyo tujya i Betelehemu tujye kureba ibyo nyagasani Yesu atumenyesheje. Yego, nabo bagiye kuramya Yesu Kristo kuko umumarayika wa nyagasani yabibahishuriye, kandi koko nyagasani akunda abana agakunda abashumba. Bagezeyo baramuramya bose bubaha nyagasani Imana, bamuha icyubahiro akwiriye nk'umwami usumba abandi bami bose. Nuko muri ako kanya twabonye umukiza, twabonye umukiza, twabonye umukiza, twabonye umukiza, twabonye umukiza. bakwirakwije inkuru hose ko babonye umukiza. Mwishime munezerwe, Umukiza yadutashyeho, umukiza isi yatuvukiye. Aleluya, Haleluya, aleluya, aleluya. Hagaragaye kandi umwe mu bana bafite ubumuga, maze mu mpano idasanzwe yo kuririmba akora mu nganzo, asusurutsa abitabiriye mu gihangano cye cyuje ubutumwa bukangurira abantu ko ari bamwe.
Igikorwa nyamukuru cyazinduye abana cyari ugusangira Noheli, maze abana basangira Noheli, bararya, baranywa, barishima cyane. Eric Musabyimana, Hobe, akanyamakuru k'abana. Natwe tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026.